ngo Yesu arabitegereza areba imitima yabo, ngo arangije ngo ahita ahaguruka. Haleluya. Ngo abumbura ngo amanyagura imitsima, ngo amanyaguye imitsima ngo baramumenya. Imitsima nyine y'ifunguro ryera ngo baramumenya, ngo yamanyaguye imitsima batangira kumenya ko ari we, batangira kubiceka, ngo barayimanyagura, ngo maze Yesu ngo baramumenya, ngo ariko we yari yarabamenye mbere yuko bamumenye, kuko yabagendaga inyuma baherekeje batamuzi, bataramenya ko ari we, ariko yari yazutse. Ngo bamanyaguye imitsima, ngo Yesu amanyaguye imitsima, ngo batangira guhumuka, barabimenya ko ari Yesu. Ngo noneho ngo igihe batangiye kubimenya, ngo amaze kuyishimira iyo mitsima n'ifunguro ryera, ngo ati mwakire muryeho mwese, kuko uyu ni umubiri wanjye uzatangwa ku bwa benshi. Ngo afata n'igikombe aragishimira ati nimunywe. Ngo maze ngo akimara gukora ibyo, ngo ahita azamurwa. Haleluya. Ngo aburira muri bo, ngo arigende, ngo agahinda karabica, batangira kuvuga ngo disi yari we, ngo uzi ukuntu twagendaga ngo twumva imitima yacu irakeye, ngo uzi ko yari we, ngo burya yari we. Ngo baramumenya, ariko yari agiye ngo arabaramburira amaboko, arababwira ngo mbasigiye amahoro ndayabahaye, simbahaye nk'uko abisi batanga, mbahaye amahoro. Ndashima Yesu wawe ubahaye amahoro, akomeza yabahe mu izina rya Yesu. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, mugira amahoro n'imigisha. Nkuko tumenyereye kuganira ku ijambo ry'Imana hano hantu kuri Arabohora TV, twagira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri muri Luka. Tubahata ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera n'ubuzima. Muri Luka ibice 24 turasoma umurongo waho wa 13. Handitse amagambo meza, ariko mbere yuko tuyasoma reka tubanze dusenge. Uhoraho Mana ikomeye, uhoraho murengezi wacu, uhoraho byiringiro by'abakwizera, uyu mwanya w'ijambo ryawe duciye bugufi. Ngwino ubane natwe, ngwino uvugire muri twe, ngwino ufasha abagiye kumva rino jambo, ribahindukire ubuzima, ribahindukire imibereho. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Turasenze mu izina rya Yesu, kugira ngo wururuke udufashe, kandi n'abaryumva nabo bafashe. Uduhe ibihe byiza, kuko ibihe byiza kugira ngo bigere ku bandi bigomba kuduheraho. Urakoze Uwiteka, turakubaha kuko uri umwami wacu, uri umuremyi w'isi n'ijuru. Turagushimiye kuko ibyo ushaka nibyo bivugwa, ibyo ushaka nibyo ubwira ubwoko bwawe. Duhinduke ibikoresho byawe, wivugire. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 24, umurongo waho wa 13. Haranditse ngo Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira bajya Emawusi. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi, kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose, bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanye ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa arabasubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arabasubiza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga,
imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose, kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, bakamuba ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu ni umunsi wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, arabasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Imana itugirire neza. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, baramuhata bati, se waretse tukagumana, kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze. Nuko arinjira agumana nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Bavugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga 11 bateranye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati, nukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo babatekereza ibyababereyeho mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye imitsima. Amen. Ndashaka tuganira intego ivuga ngo kuzuka kwa Yesu. Kuzuka kwa Yesu. Mu by'ukuri Yesu yarabambwe nk'uko twese tujya tubyiga. Harimo ababyiga bakabyemera, hari n'abatabyemera. Ariko mu kuri Yesu yaje mu isi, aradupfira, arabambwa, turabambura, tukavuga ubutumwa dushize amanga nuko Yesu yazutse. Kandi kubera ko Yesu yazutse, azazura n'ibyawe. Ntabwo yazutse kugira ngo ugume mu gahinda, ntabwo yazutse kugira ngo ugume mu makuba, yazutse kugira ngo akuzurane n'ibyawe, akuzure ubwawe, umutima wawe wongere wagukire gukorera Imana. Iri jambo ni amagambo abigishwa babiri Yesu yabonekeye. Ndumva ngusabira ngo nawe Imana ikubonekere. Ngo bari mu nzira bagenda nk'uko wagendana na mugenzi wawe, ngo maze Yesu abaturuka inyuma, arababaza ngo, murimo muragenda muganira uduki? Murimo muragenda mubazanya uduki? Mu by'ukuri Yesu yarijijishaga, ibyo baganiraga yari abizi. Ariko ababigishwa babiri ngo bajyaga Emawusi, baganiraga ku byabaye kuri Yesu. Icyama abantu bakurikira ijambo bakajya baganira ku bya Yesu, ntibaganire ku by'abandi bantu ngo birwe bavugana bagambana, baganire ku bya Yesu. Iki gitabo nugisoma ukabona kibaye gito, uzafate kandi kuririmbe ariko uvuge ku bya Yesu. Ngo baragenda, cyama Imana ikatubonekera, cyama nawe ikakubonekera, ngo arabaganiriza. Ngo ariko uko bagendana akajya bagenda inyuma, ngo ariko bakajya bumva muri bo harimo harahinduka, imitima irimo iraca. Ngo bakajya bumva imitima iraca, bakajya bumva hari cyahindutse. Ngo ariko ngo arababaza ngo murimo muragenda muganira ibiki? Ngo bahita bamukebuka bagaragaje umubabaro. Mbese ni nko kuvuga ngo ubu ni wowe utazi ibintu byabereye i Yerusalemu? Ubu ni wowe utazi ko umwami Yesu yapfuye? Ntabwo ubizi? Bahita bamubwira ngo kandi twumvise ngo abamama ngo bagiye mumva ngo batangira kuvuga ibintu by'amagambo babihwihwisa ngo yazutse, badushinyagurira. Ntabwo bamenye ko Yesu bari kubwira, ariko yari Yesu. Yesu yari yazutse. Haleluya. Yesu yari yazutse kuko ngo bageze mumva ngo babirindura igitare.
ngo Yesu ngo marayika yabirinduye igitare ngo arangije akicaraho. Kubirindura igitare bishatse kuvuga iki? Ni ukubirindura ibi byari bigutsikamiye byakubuzaga kwegera umwami Yesu, arabibiranduye abyicayeho. Mu yandi magambo abifasheho ijambo. Haleluya! Ndumva imbaraga z'Imana ziri kumwe nanjye. Ngo arakibirindura, yapfuye bashizeho n'ubushishi yuko atazazuka, ariko umwami Yesu yarazutse, nashigwe hejuru, niyubahwe, nahabwe icyubahiro. Ngo arangije abirindura igitare. Iyo Bibiliya ivuga ngo marayika yabirinduye igitare, mwumva ari marayika, ni Yesu ubwe wibirinduye igitare, kuko marayika Bibiliya ivuga ni Yesu ubwe. Muri we harimo imbaraga zo kubirindura ibitare, zo gukuraho ibintu byose bimeze nk'ibitare. Ngo bari barahomesheje ubushishi bibwira ngo ntazazuka. Niko umuntu ajya kugirira n'akakuroga, ariko abantu baroga Imana ijya ibababarira, akagudanangira neza ngo ntuzakira, akajya kubona akabona muhuye ugenda n'amaguru uri muzima. Nabo ngo barahomye, ariko imbaraga ziri muri Yesu zimenagura n'ubushishi, zimenagura n'ibintu bimeze nka sipaguru, zimenagura n'ibihome. Pawulo na Sila bari muri gereza, ngo bararirimbye gusa, ngo umwuka wera aramanuka, ngo maze ngo inzugi za gereza ngo zirakinguka, ngo barasohoka ari bazima, basohoka bashima Imana. Abari babarinze bagwa igihumure, bibaza ibyabaye. Reka Satani agwa igihumure n'abambari be n'izina rya Yesu. Reka ibintu byose byari bikwituniyeho nibigwa igihumure, kubera ko umwami Yesu yarazutse. Reka amakuba wari ufite ashire, ahubwo wiringira umwami, kuko agiye kugira ibyo abirandura muri wowe. Amen. Iri jambo ni ijambo nkunda. Ngo aragenda arabumva barimo baganira, bavugana agahinda ukuntu Yesu yapfuye, ukuntu yapfuye, kandi Yesu yarazutse, arimo arabumva baganira. Kandi nubwo batamumenye, ngo yagendaga acesha imitima yabo. Ngo igihe batambukaga mu nzira, ngo bumvaga imitima iri guca, bumvaga hari ikiri guhinduka, bumvaga hari izindi mbaraga bakira, ariko ntibamumenye. Ngo barabuzwa ngo amaso yabo atamumenye. Icyamukamenya Imana, uwo munezero ufite ni ukubera Imana. Aya mahirwe wagize ni Yesu. Nuko ngo baragenda, ngo benda kugera nk'Emawusi mu kirorero aho bajyaga, ngo basa n'abamwinginga. Ngo Yesu yasaga n'ahagiciyeho yigendeye. Ngo baramwinginga, baramubwira ngo waretse se tukajyana mu kirorero. Ngo Yesu arabemerera. Ngo Yesu arabitegereza, areba imitima yabo. Ngo arangije ngo ahita ahaguruka. Haleluya! Ngo abumbura, ngo amanyagura imitsima. Ngo amanyaguye imitsima, ngo baramumenya. Imitsima nyine y'ifunguro ryera, ngo baramumenya. Ngo baramumenya, ngo yamanyaguye imitsima, batangira kumenya ko ari we, batangira kubiceka. Ngo barayimanyagura. Ngo maze Yesu ngo baramumenya, ngo ariko we yari yarabamenye mbere yuko bamumenye, kuko yabagendaga inyuma baherekeje, batamuzi, bataramenya ko ari we, ariko yari yazutse. Ngo ayima bamanyaguye imitsima, ngo Yesu amanyaguye imitsima, ngo batangira guhumuka, barabimenya ko ari Yesu. Ngo noneho ngo igihe batangiye kubimenya, ngo amaze kuyishimira iyo mitsima n'ifunguro ryera, avuga ati mwakire muryeho mwese, kuko uyu ni umubiri wanjye uzatangwa ku bwa benshi. Ngo afata n'igikombe aragishimira ati nimunywe. Ngo maze ngo akimara gukora ibyo, ngo ahita azamurwa. Haleluya! Ngo aburira muri bo, ngo arigende. Ngo agahinda karabica, batangira kuvuga ngo disi yari we. Ngo uzi ukuntu twagendaga, ngo twumva imitima yacu irakeye, ngo uzi ko yari we, ngo burya yari we. Ngo baramumenya, ariko yari yagiye. Agiye ngo arabaramburira amaboko, arababwira ngo mbasigiye amahoro, ndayabahaye. Simbahaye nk'uko abisi batanga, mbahaye amahoro. Ndashima Yesu wawe bahaye amahoro, akomeza yabahe mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri iki kirorero bagezemo niho bamumenye. Kuba mama ngo bagiye kureba Yesu, Mariya Magadalena, ngo basanga imvura irarangara. Ngo maze ngo arababonekera, ngo arababwira ngo erega ngo Yesu mushaka ngo ntabwo ari hano, ngo nkuko yababwiye ngo muzamubona, ngo ariko muzamubonera i Yerusalemu. Ngo abamama bagenda bafite ibineza neza. Reka turebe Yesu amaze kuzuka.
amaze kuzuka bari barashyizeho ubushishi byarabacanze baravuga bati ni gute twashyizeho ubushishi twahomye twashyizeho abarinzi azutse gute ngo baha abandi barinzi andi mafaranga barabwira ati mwabarinzi nimugende murinde uko mubyumva ngo maze bararinda ngo igituro barakirinda we ngo barakirinda kandi Yesu yazutse ariko umukuru wabo arabwira ati nimurinde iki gituro abantu ntibamenye ko yazutse mugende mubihishe mugende mubwire abantu be kubivuga ukuyoba kutarushaho kuba kwinshi babyitaga kuyoba ariko mu by'ukuri ni kwari ukuyoba ahubwo bari bahishuriwe umwami Yesu ngo baragenda bararinda umusirikare bahaye amafaranga akagenda kongore akabwira madamu atakira genda ujye guhaha ati se amafaranga ko ari menshi uyakuye ati reka nkubwire urishiri wanjye Yesu yazutse ariko ntubivuge undi musirikare nawe agaha umugore we ati se noneho kumuha amafaranga menshi umushahara wari mukeya bigenze bite Yesu yazutse ariko ntubivuge umugore akajya guhaha mu isoko yagerayo niba yahaga ibiri 10 akavuga ati kilo 50 z'umuceri ati se none ko hashe byinshi byagenze bita agafaranga kavuye he Yesu yazutse ariko ntubivuge wabikuye umutware bamuhaye amafaranga ngo atabivuga ararimenera nkashoye wanjye ariko ntubivuge yazutse barabyamamaza umukarani wikorera imiceri arya bamwita umukarani mu mbabare sinibuka uko bamwita bamwe bikorera bafasha abantu gutwara ibintu bakabajyaga bamuha wenda 500 bakamuha nk'ibihumbi 2 atayo yijyana ati mabuja byagenze bite ibihumbi 2 byose wamagijana Yesu yazutse ariko ntubivuge abagiye kugura inyama bakagura ibiro byinshi baguraga inusu cyangwa ikiro kuguze nyinshi byagenze bite Yesu yazutse ariko ntubivuge barabyamamaza umwami Yesu niyamamare haleluya barabyamamaza abantu bagenda bavuga ngo Yesu yazutse inkuru iramamara kandi bari bagerageje uburyo batanga amafaranga ngo batabivuga ariko ntabwo bishoboka ko bari buhishe inkuru y'umwami Yesu umwami Yesu yarazutse kandi yaranesheje nari ngiye kubabwira ngo kuba Yesu yarazutse akakubonekera ntubimenye byaba ari ikibazo ukwiye kumenya Yesu ukwiye kumwiringira ukwiye kumukurikira ukwiye kumenya ko yazuye n'ibyawe akakuzurana n'abawe mu izina rya Yesu n'abandi yishe satani yishe Imana izabazura nagira ngo mbasabire umugisha ariko mbabwire ko Yesu yazutse mwibuke muri Yohana ibice 5 aho banditse ngo mbona aho yanditse ngo yabonye ngo umuntu abaririza ngo nijwi rirenga ngo avuga ngo ninde ukwiye kubumbura igitabo ngo habura umuntu n'umwe ngo ariko ngo Yesu arabyitegereza agira umubabaro agira no kwikomitinga aravuga ati jewe nemeye kujya mu isi ngo Yohana yarabyeretswe arangije ngo ararira arebye umubabaro isi igiye guhura nawo arebye ibigeragezo bigiye kuba mu isi nta mucunguzi muri Yohana mu byeshuro Yohana ibice 5 niko havuga ngo ararira ngo nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiye kubumbura kiriya gitabo habe no kukireba ngo ariko umwe muri babakuru 24 ngo habura n'umwe ngo ariko Yesu arahaguruka aravuga ati genda byemeye ngiye gucungura isi ngiye kubaha amahoro ngiye kubakiza imitwaro umwami Yesu nashimwe wemeye kutwikorerera imitwaro umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta kiguzi twari dufite ngo byose wabiduhereye ubuntu nuhimbazwe Imana ibaha umugisha Imana ibarebe neza Imana ibakebuke nimugendana na Yesu imitima yanyu izagicya uzajya wumva hari impinduka ngaho gendana na Yesu Imana ibaha umugisha ndabakunda moriteka mbasengera ngo muhishurirwe Yesu nkuko umuririmbyi yavuze yararirimbye ngo iyo ndebesheje ukwizera nezererwa umukiza wanjye mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na data uhoraho haleluya ndanezerewe kuko ajya nunga kubw'ubuntu iyo mfite intege nke cyane nizeye kwizamo imbaraga umubabaro no gusekwa byose niko byabaye ubusa none ubu nta
gushidikanya ndindwanima n'iminsi yose. Haleluya ndanezerewe ni wowe untunga kubw'ubuntu niba nawe ushaka amahoro umwugururira umutima. Imana ibaha umugisha. Iyi Bibiliya ni urwandiko yabandikiye kandi ubutumwa bwose burimo muzabwumve mubwizere, kuko soje mbabwira ngo ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye Yakobo natoranije rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, we nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntiwitinya ndagutaba. Yakobo wa munyorogoto, nubwo wibona nk'umunyorogoto nk'uko Yakobo yibonaga, ariko Imana yamubwiye ngo abakurakariye bose bagiye gukorwa n'isoni bamware, abakugisha impaka bose ugiye kubashaka ubabure. Uwiteka aravugana nawe ngo yarazutse azazura n'ibyawe, kandi ngo abakugisha impaka ngo hari igihe bazahinduka nk'ibitariho. Imana iguha umugisha, Imana ikunezeze. Mwami Yesu, dusengeye umuntu wese wumvise iri jambo ryo kuzuka kwa Yesu, nubwo bagerageje guhisha amakuru ngo Yesu atamamara, tuguhaye icyubahiro. Waramamaye Yesu, wadukirije abana, waduhaye umugisha, waraduhamagaye, waduhaye agakiza. Nabumvise rino jambo bari bakibaraga, duhagaritse imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, izirwanya itorero, izirwanya abera, izirwanya ubutumwa, izirwanya abakijijwe by'ukuri mu izina rya Yesu. Abadayimoni mu buryo bwose turabananije mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari ubuzima, riridutsindire Satani mu izina rya Yesu. Kandi aya masengesho agirira umumaro buri muntu wese, agirira umumaro uyumvise, agirira umumaro wari ucitse intege, agirira umumaro uwahakanaga ko Yesu yazutse. Tuguhaye icyubahiro Mwami w'abami, tukuramburiye amaboko, uri ibyiringiro byacu, uri inshuti yacu ya bugufi nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Turarahiye natwe turifuza kwigumanira nawe.